Ndabashuje inshuti z'Imana n'ubuzima, mbifuriza amahoro n'ibyiza, abo bitameze neza bihangane, abo bigoye mu buzima bakomere. Uyu munsi rero tuvugane ku by'amavuta. Nishimira uyu murimo Imana yanshinze wo kubabwira ibyiza by'ubuzima, kubusigasira uko bigomba. Jane, ukuntu wiyitaho ntabwo uzapfa, ntabwo ariyo gahunda ntabwo ari ikibazo cyo kuzapfa, ahubwo ntabwo nshaka kugira ngo igihe cyose naho bitari ngombwa ko umuntu ujya kunkuramo ikintu atanshyizemo, ngwino tukubage tiroyide, ngwino tukugire gute, kandi mu by'ukuri hari impamvu yo kubyirinda. Rero hari amavuta rero nakomeje kubivuga, ariko ugasanga abantu baseta ngo se Jane ngo rega ngo nta n'ayandi dufite, nta n'ayandi mufite, ariko byaruta ko wayareka aho kugira ngo ukoreshe amavuta atari yo mu by'ukuri azakwangiriza tiroyide, azagutera umubyibuho. Bikora bite rero? Urufata nyine utangira ugira ngo ni byoroshye, ugafata utuvuta ugashyiramo dukeya, cyangwa ukagura urugato rurimo ya mavuta ikintu akongerera agushakisha kurya isukari. Ni ukuvuga ngo ayo mavuta akora mu buryo akwangiriza ubuzima, noneho yakwangiriza ubuzima ukaba pro-inflammé, noneho ugashakisha ibijya gukombura ikibazo ugize, mu by'ukuri ntaho bihuriye. Ayo mavuta rero tugomba kuyirinda uko byagenda kose. Kuyirinda nicyo cy'ingenzi. Nagira ngo ibyo nababwiye byose hano mubireke, mubanze mwite ku cy'amavuta. Urebe mu kabati kawe niba harimo amavuta y'ibihwagari, niba harimo amavuta ngo ya soya, niba harimo amavuta apfuye ayo ariyo yose, uyajugunye niba ushaka vraiment kumererwa neza. Naho ubundi nzakomeza numva ngo narwaye tiroyide, ngo ariko jango ya tiroyide bajya bavuga nanjye yamfashe. Mewi uzagufata nyine. Nese ko amavuta namaze kubabwira ko ayo mavuta atera ibibazo, ariko urashaka gukora 15% kubera ko nabyo ikora kubera ko hari ibindi waretse, ariko ntabwo izakuvurira ikibazo ayo mavuta yaguteje. Mu by'ukuri n'umutobe uzakuvura, ariko mu by'ukuri bizakomeza biri ikibazo. Twibuke ko indwara ya tiroyide, indwara y'umwingo, twese abantu dufite amaraso ya O ibihari itegereje kugira icyo uyihereza, noneho yo ikaza igahita icakira. Ibyo mu bintu byinshi rero icyitonderwa noneho kuko cyinjira no mu mubiri ni amavuta. Nyabuna ibimera nta mavuta bigira. Amavuta y'ibimera ni uburozi budasanzwe cyane. Indwara zose ziri kuza ziteye ikibazo nk'iyo ndwara ya tiroyide. Murabizi ko iyo ndwara ari indwara auto-immune. Doko ni ukuvuga ngo niba sida ari maladi imune, indi yo ni auto-immune. Ni ukuvuga ngo iyo ituma umubiri wawe ucanganyukirwa, ugata ubwenge, ugasara, wamara gusara ugatangira gukora ibintu utazi nabo udashobora no kumenya ibyo ari byo ngibyo byo kwangiza tiroyide. Iyo ufite ikibazo rero cya tiroyide, ni ukuvuga ngo amahirwe yawe aba ari make cyane yo kuba wabyara umwana, cyangwa ushobora no kumubyara afite ibibazo, kubera ko imisemburo yawe iba iri hejuru cyane, ituma umwana umutima udatera, ndetse rimwe no gusama bikaba ikibazo. Murumva rero ukuntu bigoye mw'abantu mwe, mwihangane dukuremo ayo mavuta y'ibimera. Amavuta yo gufata arahari, niba bishoboka ukareba amavuta ya olive, nayo ukareba atari sature, atari rafine, batagize ikintu bakorera. Amavuta ya olive, amavuta ya koko, hari umuntu wambaje ngo amavuta ya koko ngo ariko ngo baratubwiye amavuta ya koko. Ayo ni ama-etide, ni inyigo zagiye zikorwa zigamije kubika ibibi by'isukari kugira ngo bibeshye abantu, noneho basigare bareba amavuta, bibagirwe ko ikibazo nyamukuru ari amavuta y'ibimera agushakisha kurya amasukari. Kuko iyo wayariye ntuhaga na rimwe, ukomeza wumva ufite inzara ushaka kurya amasukari. Ni ukuvuga ngo rero iyo uretse ayo mavuta y'ibimera, ni ukuvuga ngo ubu yirinze ikintu gikomeye cyane. Ushoboye kureka amavuta y'ibimera, ndakubwiza ukuri, ukareka n'isukari, ubuzima bwagenda neza. Yewe niho bwaba burwaye,
ndi gusubira mu magambo kubera ko nzi ibyo ndi kuvuga, ntabwo ari ibintu ntagerageje, ntabwo ari ibintu mvuga ntazi iyo nkuye, mba muri ibyo bintu by'ubuzima mbibamo, ndabizi, nzi icyo ndi kuvuga ahangaha. Nubasha kureka amavuta y'ibimera ukareka isukari, uzaza hano uje gushima nk'abandi bose mubibona, muhora mwumva babivuga, nuko harimo ababigerageje, ariko ndashaka kubitsindagira kuko mbona ari abantu babigendamo bigura intege cyangwa bakumva ko twafashe umutobe sasufi birahagije. Ntabwo bihagije, mureke n'amavuta y'ibimera niba dushaka kugira ngo tuzongere kumva iyo ndwara ya tiroyide, kuko mwagiye mwumva uburyo itumereye nabi, idushajije, iturangije. Amavuta yo gufata rero ni amamesa, ni amavuta ya koko, ni amavuta ya olive. Ndacyakomeza kubivuga amavuta ya koko kubera ko ababivuga baba bafite ikindi bagamije, cyangwa bafite uruganda rwabaguze kugira ngo wamamaze ibyo baba bari kukubwira. Ariko ngewe mu nyungu zanjye z'ubuzima, n'iyi shano ikurikirwa n'abo tuvindi imwe kandi mbona bibafitiye ubuzima, ntago nshaka umuntu uwo ari we wese wagira ikibazo. Niyo mpamvu niyemeje, mbona ari umuhamagaro wanjye, ni umuhamagaro wanjye, ndashaka kugira ngo uzabigerageze. Ahasigaye rero aho wumva bitari byo cyangwa mbeshya, ukaza ukanyibariza. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo rekura ibyatsi urabona Imana, niko bajyaga batubwira kera. Nta mpamvu yo gukomeza kugundira utwo tuvuta, utwo n'iki, ahubwo twakiga uburyo twabiteka neza bikaryoha dukoresheje amavuta rusange, ariko tukava y'inyama, yo mu nyama, amavuta tufatisha pukwapa gutegusa inyama ugakuramo ariya amavuta yo hejuru ko ntacyo yagutwara, ariko ukirinda ibibazo by'ubuzima bikomeye, nk'ibibazo bihangayikishije ubuzima bimeze nabi. Umva rero ushobora kwivuza menshi mu by'ukuri udashatse gukurikiza izi gahunda. N'abandi bose baba bavuga ni wa wundi, ni wa mudamu uvuga ibingibi, niki uvuga ibingibi kubera ko nzi impamvu, nzi aho byangejeje, nzi icyo byamfashije, kandi kugeza n'iyi saha nzi uko byagenze. Ngaho rero abantu bajyaga bambwira yuko bagiye banananuka ariko umubiri wabo ntuterane, nuko hari ikintu batarakora mu by'ukuri. Tuzagenda tubirebera hamwe, ariko nagira ngo tutararenga ahangaha mufate gahunda, wiyandikishe, kubera ko birababaza cyane gukomeza uza kubaza ibindi abantu. Navuze cyane muri video cyangwa tumaze n'amezi angahe tusubiramo, ugasanga ndi gusubira mu kibazo kimwe. Ndabikora kubera ko numva birimo n'umuhamagaro kandi mbikora nishimye, ariko nakwishimira ko dukora ibindi bishya, kandi birahari byinshi byo kwiga, birahari byinshi byo gukora, ariko ntidukorere ku kibazo kimwe. Ugasanga umuntu araje arakubajije ngo ariko rero ngo ko nagize ikibazo, ngo imihango ntiri kuza, ngo cyangwa ikaza ntishire cyangwa ntihagara, kandi narababwiye ko mu ngaruka z'urukingo bari kubivuga ko kandi ariko bimeze, abadamu benshi bagiye bagira icyo kibazo, kandi ko hari uburyo wakora noneho izo ngaruka z'urukingo ukazirinda bikagenda neza. Narakoze video, ni nongere se nyigarure, nongere nkore cyari gihe mbura icyo nkora mu by'ukuri. Ariko rero ni ukuri tuzagenda tuzabigeraho gahoro gahoro hamwe n'Imana. Mugire amahoro kandi murakarama. Murakoze cyane.